Duhaye ikaze abantu mwese mukunda radio ya Fine FM mu 93 n'igice kimwe, Radio Your Choice. Twabagereye muri Sekafa aho amakipe ari kwitegurira Sekafa izatangira ku munsi w'ejo ku isaha 9 ndetse no ku isaha y'Isamoya. Amakipe akomeje kugenda akora imyitozo, amakipe agiye atandukanye ari kugenda ganira n'abanyamakuru, ikiganiro n'itangazamakuru, press conference nyine. Ubwo no kuvuga ngo amakipe ariteguye, amakipe ameze neza, abakapiteni barimo baratangaza ko Sekafa buri kapiteni wese arimo arahiga arimo arahiga yuko bari kwiga ubutwari sidukurura bivuga bego bari kuvuga cyangwa se bari kuvuga ibyo bazagaruka ariko byanze bikunze ego ariko bose intego nimwe ni igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026 abatoza abakapiteni babo intego nazindi no gutwara Sekafa Kagame Cup. Ejide ubonye ikipe ya Vipers Milton Kalisa amatangaza ariko arakanuye soreje hano kasekeje abantu. Yego Milton Kalisa no umukinyi akaba kapiteni w'ikipe ya Vipers kuva mu mpera za 2022 akana umukinyi w'ikipe ya Uganda Cranes. Babonaga ko umutoza aracyari mushya Kagame we hagaramenyerana nabo cyane ko batwangiye komera championa bamaze gutandukana. Vipers babonaga n'ubundi kiganiro itangazamakuru abenshi abanyamakuru niwe bazi bose bavuga ati Kalisa rero abye bagiye mubaza nambere abaje kumubaza ati ese k'ikipe y'abanywanyi ya Vipers yonyemo abakinyi batatu abasiniya harimo ndetse na Farukumia wabavuga ko iki nabakinyi bazafasha iki avuye Burayi Vipers avuye Burayi n'umukinyi wamuvuga hiki yavuze ko ari umukinyi mwiza umukinyi mukuru batewe ishema no kumugira cyane agaruka no kuri experience ye yego umukinyi mukuru. Eje ni Vipers rero amakipe urabona ko Sekafa yashyushye Kigali banyarwandakazi mwibuke kugura amatike akanyenyeri magana 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 akanyenyeri urwego ukurikiza amabwiriza ugure tike yawe. Match ziratangira ku munsi w'ejo ku isaha 9 ndetse no ku isaha y'Isamoya aho ikipe ya APR Football Club mukanya nayo iraza kuba iseseka yanga ku myitozo Ejide aho igiye kuza gukora imyitozo ya nyuma ku isaha bazakiniraho hano ku Mahoro barakora mukanya ku isaha y'Isamoya hizabe manuka mu kibuga ku munsi w'ejo n'ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Ubwo rero abanyarwandakazi mugura amatike ku munsi w'ejo tuzaye gushyigikira amakipe yacagarira u Rwanda tunashyigikira amakipe y'abashyitse Jide sa amakipe yahagarira u Rwanda gusa tugomba kwereka abanyamahanga ko dukunda football cyangwa sportif cyane abantu babyibuke 2016 ubwo twakiraga cyane ibihugu byose byaba excited cyane na CAF bavuga batese mu Rwanda bakunda umupira kuriya kuko bari bazi ko niba ari ikipe y'Igihugu Amavubi irimo ahandi match zitari cyangwa se Amavubi yakiraga Kigali yo baravuga ati nk'itsina ryakiniraga Rubavu ryakiniraga Huye bumvaga nta bafana bazajya bahari mu byukuri ariko abantu bari Rubavu icyo gihe 2016 baritabiriye cyane bararyohewe baranenjeze byari bishyushye byari bimeze neza cyane kuri no rero ni Kigali uribuka ko na FIFA Series heruka hari amakipe yakiniraga kuri Kigali Pele Stadium Rwanda rwakiniraga hano ku Mahoro ariko stade zaruzura byabaga ari ibintu byiza cyane bifite image nziza cyane bifite ishusho nziza cyane kandi binatanga ikintu cyo gihari amakipe yose ariteguye Ejide yaba ikipe n'amakipe ahagarira u Rwanda yaba hari mu kipe ya APR Football Club ari nayo iyo makipe ahagarira u Rwanda niyo izabimburira izindi rero no kuvuga ngo APR n'ikipe yitwa Rayon Sport ziriteguye kare mu intego na yindi Sekafa Kagame Cup 2023 igomba gusigara Inyarugenge yaba ku ikipe yayo cyangwa kuri APR probable lineup yayo twayipanze kare kuno twayisubiramo tubasubiremo toza Tarebu abakinnyi zifashisha mwizamu twashizemo Erinane Alberto Silwani n'umunya Mozambique wakinaga ikipe ntakorwaho ntawe bagomba kuzaba barihanganiye azaba ririmo uzarijyamo bizasaba kazaba yarwaye cyayize ikindi kibazo ariko ameze neza ijara kujana nta wundi uzamusimbura. Muri Axe Central twashizemo umunya Burkina Faso wavuye muri TP Mazembe akaba yari na kapiteni wa Maduzone ndetse na Shimimana Yunus Watala ubwo ni vice kapiteni wa gatatu ubwo ni wa kabiri kuri Sekiganda Ronaldo ubwo aho ni muri Axe kabiri na gatatu ni gatatu ri Ishimwe Christian wavuye mu ikipe ya Police kabiri ni Kagege cyangwa se Omborenga Fitina ariko ubu ngubo twa prefera ni Kagege dukurikije uko saison 2025-26 yarangiye ni Byiringiro Jean Gilbert aka Kagege azaba ari kuri kabiri batatu bo mu kibuga hagati Ejide nimero 6 Sekiganda Ronald bamwita Sekiganda Ronald umusore w'umuganda ugiye kumara vice captain wa APR vice captain wa mbere kuri Watara captain w'ikipe ya APR Football Club Sekiganda Ronald aza kuri 6 umunani Dauda Yusufu
Mamadou Moteri Vandrateri muzima cyane n'amazina menshi cyane azaba yarakina 8 nimero 10 Traoré bashyizeho Mamadou Traoré avuye muri Stade Marie umwe mu bakapiteni yari mu bakapiteni ba Stade Marie niwe uzaba urimo gucanga udupira ari ma telefone bita Cheikh Djibril Ouattara kapiteni wa APR Football Club akana telefona Michel Amani uzaba ku rundi ruhande kuko uruhande ruzarushaho Cheikh Djibril Ouattara urundi rucaho Amani Michel ubwo bose azaba batelefona imbere yabo ubwo rutaza mu nimero 9 azaba ari William Togui Mele ubwo ro kuvuga ngo rero azajya telefona Ouattara atelefone Michel ana telefona bita William Togui ubwo nawe uzaba batelefona ni Traoré niwe uzabima bahamagara ubwo ni 11 Tareb ubwo ni probable lineup abo tubona dukurikirana abanyamanga APR yaguze abo tubona umutoza Tareb Abdelrahim ashobora kuzifashisha Egide ku mukino wa Gor Mahia Egide abafara ba APR baragira gutyo bakabona ni Gor Mahia yatsinzwe na Rayon Sport kuri Rayon Day ikipe ya Rayon Sport yabatsinze ibitego 2-0 ese abafara ba APR bazaze biteguye ko APR izanyagira Gor Mahia ku buryo bworoshye ukurikije ko babonye Gor Mahia yakinnye kuri Rayon Day umukino nta gusa nundi kandi ibyo bahanganira biratandukanye kuri Rayon Day ni ikipe ya Gor Mahia mu by'ukuri ntabwo umukino yakinye kuri Rayon Sport ari wakina kuri APR kuko yari Rayon Day wari umukino wa gicuti ariko aho bitandukaniye umukino izakira na APR ku munsi w'ejo no umukino competitive no umukino wa Sekafa no umukino ufite icyo usobanuye ni umukino buri kipe yose ziko ni utsindwa bizayihereza umwanya mubi wo kuba yasufura kubera ko buri tsinda azaza mu kamikipe imwe gutsinda umukino kwa APR bizakira mu mwanya mwiza ariko na Gor Mahia iravuga iti turamutse dutsinzwe iyi match byadushira mu mwanya mubi rero ni match komeye ntago wahita uvuga ko Gor Mahia twabonye itsindwa na Rayon Sport y'abakinyi batamenyeranye ibitego 2-0 wahita uvuga ko bizorohera ikipe ya APR ejo kuyitsinda cyane ko na APR nubwo tuvuga harimo abakinyi iyo kipe dupanze harimo abakinyi bashya bataramenyerana kuko vuga ngo nk'abakinyi bari bayisanzwemo harimo uyu Shimimana Yunus Ouattara harimo Kagege Christian we simusha siravuga ko ari mushya we nta nubwo byamugora kuko atumwihorera ubwo ni Yunus Shimimana Yunus Ouattara hakaza Kagege hakaza Christian hakaza Dauda Yusuf na Ronald Sekiganda na Djibril Sheikh Ouattara na Meme Donaga nabo ngabo na Togui Mele n'abashyi batayisa kuri 7 ngira hanyuma abashasha uretse ubyumva harimo umuzamu hakabamo Maduzone hakazamo Traoré hakaza Michel nabo ngabo n'abakinyi bane mu by'ukuri mu bakinyi 11 abenshi nabasanzwe muri APR abenshi nabasanzwe ariko cyane ahari danger nabasanzwe ariko mu gice n'ubundi cyo kwatakwa APR ifitemo babiri bashyashya urumva bere mu baramutse badahuje hagati ya Maduzone na Yunus ni kibazo noneho byakubitiraho ko wenda ntabwo turamye mu by'ukuri imikinire y'ura mutara mu Hernane ya Roberto Silwane uri mwizamu ntituzi niba ari umuzamu uvuga cyangwa utuje ko hari abazamu tuzi bagiye ari abazamu batuje ariko bazi umupira urugero n'ura mutara mu munyaburezi wafatiraga Man City Ederson Moraes buri ari umuzamu utuje ntabwo ari kumva atonganya abakinyi bari imbere ariko ntabwo byamuza ko umuzamu mwiza rero ntabwo turamenya Hernane Alberto Silwane karite niba ari umuzamu uvuga cyangwa utuje ariko icyo twiteze no kureba ubwumvikana hagati ya Maduzone Yunus ndetse na Silwane uzaba uri mwizamu nubuhe ejo tugahita tuvuga ati ese ikipe ya APR irastabilije muri defensive cyangwa se iracyasufa nibyo Egide ikipe ya Gor Mahia iza mu Rwanda yagize umukino mwiza bura wo kwipima na Rayon cyangwa se icyo nakitanga precision yo kwitegura Sekafa gukira na Rayon byari byiza cyangwa se byari igipimo cyiza kuri Gor Mahia cyangwa se kwa yakongera kwikangura cyane kari nk'ikipe rero yarasoje championnat ariko yiteguraga yari yarasukuye imyitozo bitegura kuza gukina Sekafa ese iyo Gor Mahia ko yarahuye na Rayon APR ni igipimo ubwo ni kuri Gor Mahia kuba ikigera mu Rwanda yitegura Sekafa yarakinnye n'ikipe ya Rayon Sport kuri Rayon Day ikipe ya APR gukina imikino ibiri y'intare ni kwitegura kwiza Sekafa ni igipimo cyiza cyo kwitegura Sekafa oya igisubizo ni oya kuri jewe ntago byanze bikunze intare n'abana batoya intare na academy ntago wahita uvuga ko ari ikigero cyanye cyangwa se gutsinda ikipe y'intare bitego 10 mu mikino 2 hamwe 7 ahandi 3 ntago wahita uvuga ko biguhaye isura nziza ikipe yo kwizameza ikipe ziratandukanye izo ntare zitandukanye na Gor Mahia kandi ikindi APR igomba kwitondera ikipe ya Gor Mahia hano Samira numvise ari abafana bavuga ko izaba ifite abafana benshi icyambere yo sport nk'ibisanzwe baza bayiri inyuma ariko Gor Mahia abafana ba Kiyovu bavuze ati ikipe yambara nkatwe tugomba kwishyigikira buri yambara icyatsi yambara nk'uko nambaye harimo icyatsi n'umweru nakeru yo abaye bavuze ati twese niyo nka ariko utaza kubisanisha rero nkaho
nzaba nyiri inyuma nzaba ndi inyuma y'ama equipe azaba hagarariye u Rwanda ya equipe ya Royal Sport equipe ya APR Football Club ama equipe yose nzaba nyari wavuze se ngo uzatsinda uzaba mwiza azatsinda bose ntabwo uzamera kandi yose ahagarariye u Rwanda yose azabahagarariye u Rwanda tuzatuyari inyuma ntakintu bitwaye kuko sinavuga ngo ndajya gufata amakipe y'abashyitsi yego nibyo rero tugomba kuyasapotinga ariko mbere na mbere kaduhere mu rugo ku makipe yacu tuzahera mu Rwanda ariko icyo naho ndimo mvuga ikipe ya APR Nyamukana mu kibuga cya ntabwo gutsinda ikipe y'Intare nibyo twariho utajya wihakabanga oya nakihaye gutsinda ikipe y'Intare turi kuri gutsinda uri kunsetsa cyane gutsinda ikipe y'Intare ntabwo bivuze ko ari ikigero cyiza buriya igipimo cyiza cyo kwitegura seka ahubwo Gor Mahia buriya niyo yabyungukiyemo kuko Gor Mahia iravuga gukina n'ikipe nkareyo byanze bikunze ufite image y'uko APR ikina ku kigero cya 75% kuko na makipe y'amakeba na makipe akunda guhangana ikipe ikubwiye ngo yatsinda Rayon Sport bine mu by'ukuri tutabishyanye ifite ubushobozi bwo yatsinda ibyo bitego yabitsinda APR ubwo rero Gor Mahia imikino yakinye kuri Rayon Sport izi aho amakosa abereye buriya ibyo yakunaniye gukosora kuri Rayon Sport ubikoseye kuri APR wagira resultat nziza kuko na makipe akorera ibintu muzare na makipe hafi ya yose hano muri Afrika akunda gukora mwizo zone ukabona nk'ikipe ya Young Africans niba wenda yaratombe nk'ikipe muri Tunisia usanga isabye umukino wa gicuti n'ikipe muri Libya cyo muri Maroc kubera ko imikino y'abarabu n'ubundi ni imwe gukina n'ikipe muri Libya umukino wa gicuti uzajya gukina n'ikipe muri Tunisia umukino uri competitive n'umuri bakubwira bati imikino y'abarabu ni Toto football nk'iri yatuzi muri Espagne umukino wegeranye wo gutinda barabagira n'amakosa menshi cyane umukoro kosa karyama n'ubundi icyo iyo urabyumva ubwo rero n'ikipe ya Gor Mahia ndatekereza ko nawe yagize umwanya wo kwigira ku makosa yakoze kuri Rayon Sport kandi n'ubundi nayo iri rede kuyakosorera ku ikipe ya Nyamukanagira mu kibuga cy'Irasi cyane ikindi indi kote shaka kureba kuri Gor Mahia Egide shaka kubitariyangaje wenda ni ikipe yari ifite umunaniro nibwo yari ikizana minsi ngari maze mu Rwanda kuba yakira shaka kuba yaranze ro kwiyangaja kujya ari adversaire cyane ko Taleb waramubonye ko ari muri stade shaka kuba bavuze uti wenda ikipe adversaire tuzaheraho tugiye gukina Sekafa shaka kuba yaje kutuneka akabigenda gutya nyine hari ukuntu abatuzo bafite tactique nyinshi cyangwa se baba batekeza ku mayeri ya adversaire ariko icyo mbona cyo ndabona tugiye tuzabona umukino mwiza oya mukino wo tuzabona goal itandukanye niyo twabonye kuri Rayon Day tuzabona match nziza cyane ku munsi waje ku kwatakana ni match izabirimo kwatakana komande zo cyane mbibutsa ko ama equipe yombi ni champion ikipe ya Gor ni champion wa Kenya yatwaye igikombe cya championnat yo mu gihugu cya Kenya APR nayo itwara igikombe cya championnat cyangwa mu Rwanda ubwo rero umva ko tuzabona umukino mwiza cyane ubwo reka tubashimire rero abantu bose twari turi kumwe ngubwo ibindi biganiro n'amakuru y'imikino ku munsi w'ejo ku isaha 4 mu kiganiro cya sport urukiko rw'ubujure kuri 63 n'igice kimwe turabakunda cyane